ukazikonekita n'undi muryango udafite n'ibintu ariko ari umuryango umukobwa afite isezerano ry'iwabo ryo gukira sha akari kuzanira muri ya marafunga kandi ryo ntabwo azi kaba yarizanye mugabo unyumva wazamutse ari kushatse umugore yego umenya neza ko washatse hari umugisha nubwo mu majyambere ntacyo yaje kuko yaje kureba umugisha umukobwa ntagasanga nawe yari umukene ariko yagera mu rugo yashaka umugabo akabona ubuzima burahindutse kuruta ko wabo bwabagabo nuko muri ya masezerano y'inkwano na ya misango no kwemera yahise yirinkinga ku mugisha wo ku musore ibintu bya karanda abantu babyumvise nje ndi kubikurikirana urabyumva cyane bisobanura yego arega ndi kwitegura igihe ki kwirinkinga n'abantu ibintu birumvikana mu buryo bukomeye sinzi niba ukunyumva buriya yego tuzi noneho n'abantu bari bafite agatubutse akajya kwirinkinga yamara gushaka bikayoyoka kumbi yakoye karande yakira karande itari nziza nakubenga ntukarara udasinziriye cyangwa niba mutwara ntukarara udasinziriye ahubwo jya usinzira kuko wari ugiye kuzapfumbatiho ariko mushumba amagambo ugira nawe nyamara inka n'icyuma gishyushye n'ishoka yo mu mutima n'inkota yo mu mutima ngo icyaha hariho abana bagira imbaraga zo kuresista ikintu kuracyanze yego bibaho rwose akanacyanga ukabibona hakaba n'abandi noneho byo binanira burundu ukabona arashaka kubivamo ariko byaranze ugasanga ameze nka se completely nta kindi kimenyetso ukeneye uretse imico oya wano akaza yikubye kabiri ko buryo umwana winjiye mu byaha byase araza bikubye kabiri niyo warabyaye n'abagore 4 arabyana n'abagore 8 ahita kurusha gashyiramo akamaraso mashya niba warabyaranye ngo ibyo bya ingaruka zifata ku buzima icyambere icyo nemera cyo ingaruka z'icyaha z'umubyeyi ntizikora ku buryo bw'amarangamutima y'umwuka upfa mu marangamutima yabasanzwe ugapfa mu bikorwa n'iterambere ni umusinzi uzajya ku ishuri gute azabona yahinda nawe ku ishuri kwibaze ku cy'ababyeyi twifuza kwikoreza umutwaro abana batadusabye ko tubabyara twababwije ukuri twabaruhuye twaberetse usanga umwana yaherekera kubwira mama papa bahe ati ntawe yarapfuye kandi uzi karitsiye yarimo ari Kimisagara hari n'abahisha abana ababyeyi kandi burya kigenda gikora rero ibyaha by'ababyeyi ni ingaruka none se tujye mu Israel turaganira ku ijambo ry'Imana yarabwiye ati ku byaha byabasomba kuye mu gihugu ariko utabigendeyemo aho rero ni ingaruka zifata umwana ugasanga cya gihe ari bwa bushobozi reka turi n'ingaruka twatuvuze ku ngaruka y'amarangamutima yego katuvuye ku ngaruka y'ibifatika ubundi birivuga ngo iki iravuga ngo umurage n'amatungo ubihabwa na so yego uyu munsi unavuka yihigira cyane kwihigira kandi wamara no kubibona nabyo ukabibahaho ubundi ubuzima tubayemo usibye ko umuntu akora cyo nko gupfumura beta akazamuka ubundi wagombye kuba ufite ibyo uhawe nabyo ibyo yari kuguha nk'ubu twe papa yari afite amasambu menshi ariko yagiye gupfa yagurishije kubera gushaka abagore benshi ubu twese n'ukwihigira uhereye kuri zero urumva iyo mera kubyo yampa ishuri urihigiye amashuri arakunaniye barakwirukanye ntacyo ufite ntacyo wakiriye ntacyo ubonye nta gupfumura beta wa mugane wawe kumena beta ugasenya ukajya hejuru ukarwanya cya kintu sinzi niba nkurikira cyane mba nkumva cyane ese ko ari bwo buzima tubayemo wabyumvise ariko cyane ibyo rero si ingaruka bifatika undi mwana waravutse ati mwana dore isambu hariya genda ujye ku ishuri bamupfunyikiye akavarisi bamuhaye minerval bamuhaye jado poshe mu bukene bwabo ati mwana wacu ugenda amahoro muzahurira he none wowe uragiye bakwereje nta na minerval kandi siko amafaranga yabuze nta so nta nyoko nta makayi nta uri bubwire nta uri buhamagare si ingaruka y'ifatika se ikomotse muri bya byaha by'ababyeyi ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke
nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ndagusuje ngo haye ikaze kuri cyo bamwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ndabifuriza umugisha w'Imana, nizere ko mumeze neza, mudukurikiye muri hose. Amazina yanjye ni Jerry, nkuko bisanzwe tubana mu biganiro bitandukanye binyura ku bumwe bw'abera ministries. Abakoze subscribe kwagura ubumwe bw'abera ministries, Imana ibamugisha cyane. Kandi mbabwira ngo uku kwezi dutangiye kukomeze kubabere umugisha, n'ubundi turacyari muri bya byiza Imana yagiye tugezaho, izakomeza ibane namwe no muri ibi bihe ndetse n'ibihe bizaza, kuko nibyo tubifuriza. Bumwe bw'abera nibyo bubifuriza ubuzima bwiza, roho nzima kandi yubaha Imana, ubuzima bwubaha Imana, ubuzima bukiranuka. Ndagusuje mushumba, umeze neza? Yameze neza cyane kuri uyu munsi, mba nguwe neza cyane. Kandi narakubwiye nti ngiye umunsi ukurikiyeho uranshimisha, kandi singira amatsiko y'umunsi w'ejo, ahubwo nishimira umunsi ndimo. Avuga ngo Imana ninyemerera ko nzagera ku wundi munsi nzashima. So kino gitondo rero cyiza, nabwo ndashimira Imana ko inyemereye kuba ngihumeka. Imana ishimwe cyane kuko itwemereye kuba tugihumeka, n'ubuntu bwayo, ndetse buriya hari n'icyo yifuza kugira ngo idukorere. Yego. Ku munsi w'ejo rero n'ubundi turacyari mu kurebera karande, twayivuzeho. Ndizera ko abantu basobanukiye, nimba bataranasobanukiye batwandikire cyangwa baze kuri ya nimero amasengesho, kuko arakomeje, nta kibazo. No muri comment section n'icyo batasobanukiye nabyo twazabivugaho undi munsi ukabasobanurira. Ariko kuri uyu munsi n'ubundi tugikomeza muri bwa buryo bwo gukura link mbi ukirinkinga n'umugisha wawe. Ubwo turavuga ku muntu wakora iki kiganiro cy'ejo, nimba utaragikurikiye wasubira inyuma gato ukacyumva, ubundi tukagendana, kuko bijya gusa nubwo atari bimwe ariko bifitanye isano. Mushumba, ejo twavuze ku bintu bya karande, uburyo yagufata, ndetse numvisemo n'ikintu ntarinzi, ko n'amasezerano buriya muba ku bantu bagiye kubana, hariya naho hashobora kubamo karande, kuko buri wese aba afite iby'iwabo. Hashobora ahubwo ni connection, ndetse banatangira igitambo cyitwa inkwano. Abantu bakarya bakananywa, batazi n'imisango ikaba, imiryango igahura, kuko kirazira kikaziririzwa. Nta bantu bashakana bahuje amasano, oya, ntago bibaho. Nuvuga ngo niba umukobwa afite karande mbi, mugakora ya masezerano, tayari cyane nawe urayakiriye. Ariko niba ari nziza nayo urayakiriye, kuko tuza abasore benshi bashatse ari abakene. Yego, uyu munsi bakize rwose urya muntu aba afite karande nziza. Ntazibeshye ngo umusore ngo yateye imbere, ahubwo yashatse umukobwa w'umunyamugisha. Ikintu abantu batajya bumva banamenye, ngira ngo urabimenye cyane. none ubu ndabimenye. Urumva icyo nshatse kubwira, umusore ashatse ari umukene. Yego, bibaho, turabazi, naguhura. Oya, natwe twese twavuga. Yego,
buri wese afite nta noneho ukazikonekita n'undi muryango udafite n'ibintu ariko ari umuryango umukobwa afite isezerano ry'iwabo ryo gukira sha akarikuzanira muri ya mara afunga kandi ryo ntabwo azi kaba yarizanye mugabo unyumva wazamutse ariko ushatse umugore yego jya umenya neza ko washatse hari umugisha nubwo mu majyambere ntacyo yaje kuko yaje yikorera umugisha umukobwa ntagasanga nawe yari umukene ariko yagera mu rugo yashaka umugabo akabona ubuzima burahindutse kuruta ko wabo bwabagaho nuko muri ya masezerano y'inkwano na ya misango no kwemera yahise yirinkinga ku mugisha wo ku musore ibintu bya karanda abantu babyumvise nje ndi kubikurikirana urabyumva cyane bisobanura yego arega ndi kwitegura igihe cye kwirinkinga n'abantu ibintu birumvikana mu buryo bukomeye sinzi niba ukunyumva buriya yego tuzi noneho n'abantu bari bafite agatubutse akajya kwirinkinga yamara gushaka bikayoyoka kumbi yakoye karande yakira karande itari nziza irahanagura umuntu agahomba kanakena byose na cyamunara n'umukobwa nawe yashaka n'umusore nawe yamara gushaka akazi kakabura ubuzima bukabura bagajya mu bukene batigeze babamo kuko nawe muri ya dawari muri ya nkwano uko yakiriye n'ubwo icyo gihe habaye igitambo cyo kwakira rya sezerano ariko yihuje n'amavuta yanduye yihuje n'ikirere kibi ubuzima bugasubira hasi ngira ngo abantu barahumvise noneho neza ubwo nteye kwibaza muri tukiri aho ngaho tutarajya ku kibazo cy'uyu munsi kuri uyu muntu ushaka kugira isezerano akora ni gute kugira ngo azirinkinge na karande nziza birashoboka ko wabisengera mbere gusenga ni ngombwa ariko n'amakuru aba akenewe yego amakuru none uyu munsi amakuru ntayo duhurira kuri interineti kuri Facebook ahurira muri Kigali bandi bakaguhuza ati ifite umwana hana reka murebe ko bizacamo mukabanza mukarya n'ubukwe bubisi ibyo byose bikaba ibindi bibazo cyane ko ingo nyinshi zubakira ku cyaha abantu bakuye nk'amada ngabaze nko gushaka umukobwa wakuyemo inda ino minsi se ko binagoye uyibaza nko gushaka nk'umuntu baze gushaka umukobwa wishe iyo karande urugo ruzamera rute yarasambanye arasama aranica bitatu bikomeye kandi aranaceceka aryumaho ikibazo kindi nza kuza wa muhungu wateye inda yanarangiza kuko umukobwa kuyikuramo nuko yabona ko uzamuhemukira wa wundi wateye inda nawe akijijisha urumva ko nawe ni umufatanyacyaha w'uwishe abo bantu mugiye kwihuza rero kandi baguhisha amakuru ayo ntawe ushobora kuyavuga burya bashuma twe tuyicarana iyo karande noneho hari twe tuyicarana ko bashobora kuba atigewe nje ati umukobwa nakunze n'uriya kandi ukabuze ko yaje kwatura ko yakuyemo inda iturize ndabishinzwe uruvugiye gupfunyika miliyoni uko abantu babyine hamagarira bahamirize zihamiririze rwa bitse imbere ayiwe ni wa mukobwa wasambanye akuramo inda araceceka ni wa muhungu wateye inda ntiyafasha uwayiteye bituma yikuramo nawe urahawe imbere yigiza akamanzi kigize neza ukuntu ariko nibihehe itambutse ku muhanda noneho muri kwa kubyina gahuza urumva ugiye kugira connection ntabwo uri kumva icyo bita ingaruka noneho ziteye ubwoba arizo ziri imbere kumva rero wanga umuntu azasenga ese Jerry niba abantu bankurikiye wemera ko gusenga it's last weapon ni intwaro ya nyuma nukuri n'amatakira ngo yiburya usenga oya usenga ni intwaro byo gukoresha nyuma y'izindi burya nubona ku rugamba bazanye indege ujye umenya ko nta yindi option ntabwo byakomeye ni last option ubundi isengesho ni nk'intambara y'indege ubundi y'intambara irunaniranye abajye butubunda duto bagashyira imbunda z'imizinga bakazana ya burende byanze bazana iki kandi abona ko n'indege ari ikibazo bakazana drone zitagira abapilote ntabyo mbanze ngo isengesho rimeze nka drone itagira umupilote irasiga twika isengesho wagombye kuri kora maze gukora ibintu bitatu kwitonda kwitonda ukagenzura kabiri ukagenzura gatatu kutagira amakuru utesha agaciro
kane guha ibintu igihe kumviye ngo dukora ubukwe vuba ngo mbese biratarashira nawe mushomba ari igihe ubiha igihe bakamugutwara bakagenda ubwo ntago bari uwawe burya kandi yagiye ntukarakare yuko bamutwaye uzaye tugenda ugura agafanta wisenge ko narakaye ko ntiyari uwawe narakaye nka nababara wababajwe n'ubusa ariko yani yari no kuzagenda narababaye pe oya baramutwaye ariko mushomba subizi se baramujyanye ariko warababaye narababaye nyine oya wabajwe n'ubusa n'ubundi wabajwe n'ubusa reka mbikubwira akuze kuba warikundiye umuntu undi akaza akahita amujyana hasi ubundi we yemerera ese ubundi we yagiye guturuka atagukundaga nyine kuki ntiwumva ko ari igisubizo cy'Imana ahubwo wari kuzuba kuri hejuru y'umungoti ugahita ukwamodisha cyakereza umuntu ugiye kandi ari byo yakwemereye gose yari uwawe sha mwarabivuganye sha none se ubwo yari uwawe koko ndabizi se yari afite amayira angahe abiri atandaraje yavuga ati wapati kumazi ko nkombe umuntu ugiye ahubwo burya Imana ahubwo umva Imana ikubwo ku cyumweru kunuhembwa uzaje gutanga ituro ry'ishimwe yego ko umubeshyi yakuviriye mu buzima Imana igategura undi burya umuntu nakubenga ntukarara udasinziriye cyangwa niba mutwara ntukarara udasinziriye ahubwo ujye usinzira kuko wari ugiye kuzapfumbatiho ariko mushumba amagambo ugira nawe nyamaye inka n'icyuma gishyushye n'ishoka yo mu mutima n'inkota yo mu mutima jya uryama uvuga uti aho umutima wanjye ruhuka ikazana undi ko n'ubundi wari kuzaba nk'urwubakiye ku mungoti ibi tuvuga uyu munsi hari abantu baforoshije barabana ariko yicuza icyatumye abikora cyo kora yego umuntu agiye ahubwo jeri ngo nyine ngo bakunda ngo wensiste ngo ushyiremo agatege ngo umwereke ko ngo bikunze cyane oya ariko niko nanibereyeho agiye burya umuntu amviriye mu buzima aserebura burya umuntu aza mu gihe cye akagenda mu gihe noneho ampulisi uwo muzabana karama ati bari kuzaba upfumbasiho iha gusa inkota mu mutima ari kuzaba ukikiye isafuriya ishyushye y'amazi ari kuba uteruye esansi igiye guturika ivanze na gaze n'umuriro byegeranye no kuryama ku buriri bumeze nk'umuriro utazima n'amakara uyu munsi hari abagore n'abagabo bicuza ngo nabyemereye iki ko kibangira inama nkanga ko babimbwiye kenshi erega mariage ni umuryango ukinguye no turn back no retreat no stop no surrender niko twabonye mu cyumweru gishize none rero akanda karyaho gasohoka muri mariage kangana gutya gucamo no kubyiga abantu basakoza ararushenye ariko ikiryango kitwinjiza muri mariage nta muryango kigira ni igihogeye umva rero hari abantu uyu munsi bakuri kimwe bw'abera ministry yego n'abatankurikira batajya dukurikira bicuza icyatumye yemera x cyangwa y ngo babane kuko aryamye ku buriri bw'amahwa aryamye muri esansi irimo yaka umutima waratuntuye niko babyita mu kirundi gutuntura ubwo gutuntura ni iki ntago mbizi ni umutima ushavuye ukarenga gushavura ukenda guturika nicyo twita intimba yo mu mutima umuntu akabana n'ikibazo mu mutima kigera hanze akavuga ati none nta kundi bugire sindivorce mu bana batanu ntibishoboka ubwo bakabana cyangwa uratireka singiye gupfa ngo nsare ubwo rero kubona rero umuntu akwanze muri fiyansaye dushimira Imana oya hari n'igihe umugore avuga ati giye mvuye mu rugo umugabo ati genda ntajya no kumucyura aho nagahita ahubwo ahindura akaritsiye akigendera ati ndaruhutse kubera ko habaye yarenga twavuga urimo urabyumva ndi kubyumva cyane bazangaruka z'abana bagiye kuvukira ku babyeyi badahuza batumvikana babana bagiye kuvuka nabo bazakurana wa mutima mubi ari naho hava bya bintu bavuze ubushize nabyihorera yego ibintu by'ubutinganyi akenshi nubwo mu byita ibindi bintu nzakubwira inkomoko yabyo igera nko ku bintu nka 7 yego igihe kimwe nzabona umwanya cyambere bikomoka ku bantu babayeho nabi abandi abashya ngo barabivukana ngewe ano agurida gisinjya nemera nubwo barabashaka ngo babisemplifiye ariko nta muntu Imana irema muri ubwo buryo ahubwo hari amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa
aramubwira ati bagiye kurumuharira abana mbigenze gute. Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utire ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita ibisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Biraravuze ngo umuntu hari ibintu ngo irari riratwita, hari ukuntu akurwa n'ibintu cyane amafaranga cyangwa se sosiyete abayemo cyangwa kuba umuntu yigunza, ntabwo byo kwikinisha burya bikomoka ku mwuka wo kwigunga. Kumva ari wenyine, akumva ari wenyine akakemura kiriya kibazo kuriya kandi bigakura. Nta muntu bari kumwe, yaratawe, abana b'imfubyi no muri divorce, bamwana bakubiswe, wa muntu utarabonye ubwisanzure, atarabonye ko n'abandi ngo baganire, agakurira aho hantu cyangwa agatwarwa n'ubundi buryo. Urumva rero babana bo muri ya famiye, muri wa muryango bavutse mu miryango ihanganye, muri za karande bahuyemo, niho havuka babana rimwe na rimwe ubasangana imico idahwitse. Ukabona umwana bawe umusinzi ku manywa y'ihangu, umwana muto asinda gute, ariko ntari bukubwira agenda ko ibyo abona mu rugo ntari kubivuga. Njye mfite umuntu muri iyi minsi nahamagara, niba akiriho, niba yari yabisimbizi rwose, Mana niba gihara azongera ampamagara ndinginze yajya nkurikirana. Ambwira ati pastor sengera papa na mama bagiye kwicana, ati bararwana agahinda kakanyica, ati nkumva neza kandi ntacyo yabikoraho, kandi ari umwana w'umukobwa. Ngiye kwiyaho. Urumva ababyeyi agahinda batera abana. Nje nibuka umunsi umwe hari undi muntu nuko Imana yatabaye narayoboraga, noneho we umukobwa harerwa baramwirukana. Bamwirukanye ajya gusanga umusore, batangira urugo uburyo umuntu batatekerezaga. Bamwe ngo tubahagarike ndabaza kukimwirukanye umwana no ati nari kujya he handi, nta kwa mama, nta hongera munyanunye marume yaranyirukanye ndi umukobwa w'imyaka 18. Ese ko warongo ukiri muto, ariko njya kubaza amategeko baravuga ngo kireka ari munsi ya 17. Urumva ne urwo rugo rutangira bakennye, ariko ndashima Imana ubu ngubu barazamutse. Urumva baribaniye gutyo gusa. Umwana ati jewe nta gahunda yo kumushaka, nise ko baramwirukanye, kandi dufanye umushinga wo kubana. Umwirukanye ni nyirarume, n'umwana muto w'umukobwa. Urumva deja ashingiwe nako abaho nyine bidangira gutyo, bati tumutenge. Ndavuga ni rero bikamba bitekerezo nyine itegeko ribinyeme gitoro ntegeka, ngira ibyo mfataho ibyemezo runaka, ariko kumva habaye ikintu cyakwa mwana arihebye, none se ubwo yaza kurara ku musore batari bazi byari kugenda gute. Si ikibazo se, ariko mukore byamfura ndi akamujugunya nawe. Ibyaha byinshi by'ababyeyi uyu munsi ndakubwiza ukuri karande, hari abana batuntuye. Ubwo biranjyana nyine kuri cya kibazo cy'uyu munsi, ni ryari abana bagirwaho ingaruka n'ibyaha by'ababyeyi. Mbere na mbere kubibona wari uzi neza ko hari n'abana bamenya amakuru ya base bakabira icyuya, ati mama ibintu nabonye kuri papa biteye ubwoba, siko namusanze ateruraga huko bwahariya. Rero abantu bakuru, ibyaha by'ababyeyi ni ingaruka ku bana babo, bibagiraho ingaruka 100%. Kereka iyo umaze gukura ukaba warasenze ukavuga uti ngeweho kugira ngo nkore nk'uko papa yakoraga, nkore nk'uko mama yakoraga, ngewe no, ngiye ngomba guhindura destination. Icyerekezo ukagihindura birashoboka, kuko umubyeyi usambana ntabwo yahana umwana we. Usanga n'abanywa ku gatama avuga ati ngwino gusomye utazabimbwa nta soni, ngwino sha tibura akantu kakagabo ati reka kikurikiye cyanze kungu, kuko hari umuntu yivukira cyane. Burya hari exception, hari ikintu nshaka kuvuga muri karande. Hari igihe umuntu yivukira ukabona aravutse ibintu by'iwabo arabyanze,
ibindi bavuga ngo ngo indi byara muhimu na mweru, muhima na mweru ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu ushobora kuvuka ukavuga utari ku bundi uriya n'uwahariye ko mbona atandukanye. ni ukuvuga ngo mu gisekuru bavuga ko mu gisekuru cy'abanyabyaha havukamo abapasiteri babiri, nako mu gisekuru havukamo abapasiteri babiri mu gisekuru cy'abanyabyaha. ubundi abandi bose bakora ibyaha, abasambanyi, amajura, kwicana n'abandi bose. noneho mu gisekuru cy'abapasiteri havamo nk'amabandi nk'abiri. igisekuru cyubatse Imana, urumva niko bigenda bikora. ni ukuvuga ngo icyaha hariho abana bagira imbaraga zo kurezisita iki kintu turacyanze. Yego bibaho rwose, akanacyanga ukabibona. hakaba n'abandi noneho byo binanira burundu, ukabona arashaka kubivamo ariko byaranze, ugasanga ameze nka se completely, nta kindi kimenyetso ukeneye uretse imico oya wano akaza yikubye kabiri, ko buryo umwana winjiye mu byaha bya se araza bikubye kabiri. niyo warabyaye n'abagore 4 arabyara n'abagore 8, ahita kurusha gashyiramo akamaraso mashya. niba warabyaranye n'iki ngo ibyo bya ingaruka zifata ku buzima cyambere. icyo nemera cyo ingaruka z'icyaha z'umubyeyi ntizikora ku buryo bw'amarangamutima y'umwuka. upfa mu marangamutima yawe asanzwe, ugapfa mu bikorwa n'iterambere. ni umusinzi uzajya ku ishuri gute? azabona yahinda nawe ujyana ku ishuri? ntabwo bishoboka. azabona yangwa nawe ujyana ku ishuri? n'icyo azasiga kubaki? azasiga n'ibyo yaguze abishyize muri cyamunara, yakamadeni bateze. sinakubwiye wa mugabo winkundiraga agacupa yabwiye umwana ati ubundi ujya kwiga ibiki mwarimu abakubeshya, ujya wicara no nzajya nkwigishiriza. kubera iki? ka kayoga kamutwaye. ikindi urwo rugo rumeze rutyo, ariko ntabwo bamwemereye nyine, cyari inzoga yamubujije rimwe, ariko ubuyobozi bwahise busubiza umwana ku ishuri. urumva icyo kintu amwiciye amahirwe ati ngwino uragire za hene. ibyaha by'ababyeyi ni ingaruka ku bana babo. niyo tumaze gukizwa tukakira umwami Yesu Kristo, twegera Imana ikadukunda, tukanayikora, ariko ingaruka z'ibyo bintu ziduhoraho. ni nabyo turimo muri iyi minsi. usibye nk'ubutwe leta y'u Rwanda yamaze kumenya ibintu bikomeye. buriya iranashimisha buriya, ariko bivuze gutyo utabyumva yihangane, buriya ngiye byiza ndabivuga. kuba uyu munsi nta mwana bahora ko se yakoze jenoside, niba hari ikintu cya mbere cyiza mu buzima, cyo dukwiye kugifata nk'ukuri. kuba uyu munsi nta mwana bahora ko se yibye amafaranga bakamujyana amageragere, uyu munsi ubeshwaho n'imbaraga zawe n'ubwenge bwawe, ariko mu marangamutima y'uwo mwana aba afitemo complex. urumva leta yarabisobanukiwe, ariko abantu ntibarabisobanukirwa. uti gute? gute nyine wajya kuhashaka ariko ubundi amakuru y'uriya muhungu ubundi urayazi, ahubwo si imiryango yacu irashakana. kimvuze urakivuze, ariko ndi kubyumva nyamara ubwo ndavuze sinshaka kuvuga ibintu byinshi. leta yo yarabisize. uyu munsi ubushobozi n'ubuhanga bwawe nibwo bugutereka ku ntebe. ntibazagucyurira ko so yakoze jenoside, ntibazagucyurira yuko so yishe, ntibazagucyurira yuko so yibye amafaranga, ntibazaguhanira yuko uvuka mu muryango wakoze ibi n'ibi wadeturunye amafaranga, ntibazaguhora ko hari umuntu uri muri FDLR kandi ubonye ko n'abafite basemunga mu gisirikare cya FDLR uyu munsi mu Rwanda bafite nk'imirimo, n'abana barabyivugira. ntabwo baguhora ibyo so arimo akora, ariko mu marangamutima yawe ndetse no mu bijyanye no kubaka ingo no mu miryango bazagukweshoninga. aho ni abantu muri rusange, none se n'imbere mu miryango. Erega leta iduha akazi tugakora tukabona amafaranga, dukenera no gushaka. yego kuba none ugiye kuba inshuti n'umwana avuga ati se ubundi uwo mukobwa n'ubahera, ariko ubundi n'ubahe ati sikana kate. ariko abana ba kino gihe intabaza we yaciye inkoni itemera, intabaza irira ku miziro bakazana imigani kubera iki? Deje ariko umwana ni innocent. ariko impamvu atari innocent nuko afite amaraso y'inkora mabi. haryo ubwo nakora ikosa ati so wasese so wanyina mwari mwiteze iki? icyo gihe bahuye na wa mwana utabasha kurezita ry'imiryango ibyanga complete. urabyumva neza? byanga burundu. ingaruka ntije
ntabwo byumva nshaka kubwira buriya. Yego. Ariko uzi kubaho utazi so, uwo muhoye wese ukamwita so, ni igikomere. Ariko mushumba hari n'ababyeyi batari basobanukirwa ngo bagore imitekerereze, benshi babuza amahirwe yo abana yo kumenya basi, akamubeshya ko adahari, akamubeshya ko yapfuye kandi abizi, azi neza na se. Wenda kuba mutaragize ibyo muhuza, ariko umwana we afite uburenganzira bwo kumenya umubyeyi. Urakoze cyane. Ubundi twibaze kuki ababyeyi twifuza kwikoreza umutwaro abana batadusabye ko tubabyara, twababwije ukuri, twabaruhuye, twaberetse. Usanga umwana yaherekera kubwira mama papa bahe, ati ntawe yarapfuye kandi uzi karitsiye yarimo ari Kimisagara. Hari n'abahisha abana ababyeyi kandi burya kigenda gikora. Rero ibyaha by'ababyeyi ni ingaruka. None se tujye mu Isirayeli turimo turaganira ku ijambo ry'Imana, yarabwiye ati ku byaha bya basomba kuye mu gihugu, ariko utabigendeyemo. Aho rero ni ingaruka zifata umwana ugasanga cya gihe ari bwa bushobozi. Reka turi n'ingaruka, twari tuvuze ku ngaruka y'amarangamutima. Yego. Tuvuye ku ngaruka y'ibifatika. Ubundi birivuga ngo iki? Iravuga ngo umurage n'amatungo ubihabwa na so. Yego. None uyu munsi unavuka yihigira. Cyane kwihigira. Kandi wamara no kubibona nabyo ukabibahaho. Ubundi ubwo buzima tubayemo. Usibye kuba umuntu akora icyo nko gupfumura beta akazamuka. Ubundi wagombye kuba ufite ibyo uhawe nabyo. Ibyo yari kuguha nk'ubu twe papa yari afite amasambu menshi ariko yagiye gupfa yagurishije. Kubera gushaka abagore benshi. Ubu twese ni ukwihigira uhereye kuri zero. Urumva iyo mera ku byo yampaye, ishuri urihigiye, amashuri arakunaniye barakwirukanye, ntacyo ufite, ntacyo wakiriye, ntacyo ubonye, nko gupfumura beta wa mugani wawe. Mena beta ugasenya ukajya hejuru ukarwanya cya kintu. Sinzi niba nkurikira. Cyane mba nkumva cyane, ese ko ari bwo buzima tubayemo. Wabyumvise ariko cyane. Ibyo rero si ingaruka bifatika. Undi mwana waravutse ati mwana dore isambu hariya, genda ujye ku ishuri. Bamupfunyikiye akavarisi, bamuhaye minerval, bamuhaye jado poshe, ubukene bwabo. Ati mwana wacu genda amahoro. Muzahurira he? None wowe uragiye bakwereje nta na minerval kandi siko amafaranga yabuze, nta so nta nyoko nta makayi, nta uri bubwire, nta uri buhamagare. Si ingaruka y'ifatika se ikomotse muri bya byaha by'ababyeyi. Cyane. Se tuziga kimwe. Ntago mwakwiga kimwe. Nta nubwo mwatekereza kimwe. Abandi barasuwe. We ntusuwe. Mvuye ku ishuri ntasuwe. Kuko abari kumusura barabisha. Gikomere kiraza he? Umuntu akagikurana. Umukobwa akajya gushaka urugo. Yabyara akaba umugara ngo subirayo nta mahwa. Nta nyina ari ntafite nyina ngaramwereka umwana, nta se ngaramwereka umwana, nta musaza we ngaramwereka, afata umwana amwereka nyirarume aherereye, ukikoca, ukimama, ukimenya. Byaba n'ikibazo ugashaka umugome mubi cyane ukwanga gutesha umutwe. Ubwo ngo ngiye bakakwemeye. Ugasanga umuntu ahari buhungire ni mu cyumba ni muri salo ko nta handi ari bujye, nta n'uwari bushaka. Niyo umuntu amubwira ngo genza ashaka umwana w'imfubyi kuko ngo uyimutonganije ntagira yahokanira. Baze nk'iyo ntego mu mutima. Ubugome. Tamugane subiramo numve. Burya ujya mu butayo gusenga ufite ibyo bintu ngo genza ashaka imfubyi ngo niyo utonganye kabura hijya. Umva deja agiye gushingira ku gikomere cye, ashaka uwakomeretsa kabiri. Akaguha inkwano, akagusaba, akagukwa, agamije kugutonganya. Ariko agambiriye ngo uri imfubyi ntuzabona aho uhungira. Bahibaza nk'icyo kintu. Ibyo rero bazo umwana uvukiye muri icyo gikomere kandi ikindi abana yo batwite mu nda baramenya. Urumva hari abana njyewe ni byinshi bagiye kunganira n'abantu benshi cyane mu biro nubwo ntaherukayo. Nongera bwa n'abantu gogiye ko ubuni kuri telefone nta muntu turi guhura gutya amaso ku maso. Ariko nkubwira ikintu gikomeye. Ibyo bikaba bikomeye mu buzima umuntu akwiye gukanura akamenya ngo ese koko ndaca he, ndahungira he, ndakwepera he. Yego. Imagine icyo kintu. Nabyumva rwose. Tuvuze twabana bwa ku marangamutima. Noneho no kubifatika. Ari nabyo bigiraho ingaruka. Kandi bavuga ko amatungo n'imirimo
bihabwa naso none wabihawe nande ko uhigiye ukirimo narihigiye pe none ibaze ibyo nakubwiraga wapfumuye ya beto ubwo ni ukuvuga wanyuze mu buzima bugoranye kugira ngo uzagire icyo ufata kugira ngo uzagire icyo ugeraho noneho no mu gihe utangiye kwishakisha ngo wisuganye hari ibya bindi byo mu muryango bigukurura kandi nturi basige oya ntago bibaho ntabwo uri buze kubaho wenyine ariko arabafatamo kuba nk'ibisimba tu akanakuraho telefone ati yego ngenze umuntu mu muryango umwe yatoboye beta agera hejuru iyo hagize umuntu umenya ko hari ahantu yimukiye akajya kumusura rimwe arakwakira akaguha amafaranga akakwakira neza baraho ni sawa mu rugo bameze neza iyo uvuhavuye ahita yimuka agahindura na simuka abo barahari kandi bagira umutima atari ko semana ndarya ko umubyeyi wanjye atariye ndarya muri umuntu atagiye ku ishuri none ugasanga nagiye muri yanyatsi yakoze ariko kubera iki inshingano z'ababyeyi ntizakozwe ntago zakozwe none ugakora izawe nk'umwana ugakora n'inshingano z'ababyeyi kandi banahari kugira ngo urebe ko bazamura abandi ugasanga ari gushatse utinze ugasanga nibwo ukerere mu buzima abandi bakagura ibibazo karande ziratwishe ziratuzengereje ukajya kwishyura inzu yawe n'iyiwanyu yego none byagera ku bana bari kwishakisha urubyiruko uri kubona rufite karande nako zangaruka za karande bari muri zangaruka zo mu babyeyi nizo duhanganyeho urahangana n'ubuzima bwawe bwite hari aho ushaka kugera ariko ufite ya migozi igukurura yazangaruka ya babandi kandi nturi bubasige nturi buhatane wenyine kubera wa mutima no kwanga ko uvuga uti aricwa n'agahinda amvume kandi twabonye ko umuvumo ufata ubwabyo no kuba waryo ukambara ukamwe banyu badahari utari wishyure mitiweli hari igihe basupposed yuko na twaduhumbi runaka uhita ugenda ugati bivuze none uzagura ibati ryari batubwizanye ukuri umuntu uri muri Canada muri Amerika urapfukamye dusengera wumva ubwango ariko bugiye ko ntanzu ngiye urabigeraho ryari se kandi bakomanga none hakazaho na karande mbi zimenya ko ugiye guhema zikahita zitega amaboko so katsindwa iyo burwayi itega amaboko y'amadeni gatega amaboko niwe n'ideni ubuzi ko ari iryawe ibindi yo satani we akareye ikintu yenda inzu ubu yize n'amadeni ibyo byo ni ariko nkarya tazana gusa pfa kumenya ko itariki yo cyangwa se hari umunsi ugeze kumvaho umuntu ajya anyohereza 1,100 yego umwana ahita arwara amuvuza muri 70 mukoresha 70 kandi arwara umunsi umwe Nwango yari yateze amaboko yareje kera ko muri bigikunda ndamudiha ariko giye ndamushkwira ngakubitana namumenye ko muzo bakurubyiruko uyu munsi sibye n'urubyiruko yabana muri rusange akabanza kakamanyagura agabanya gasanga sigaranye mada twongere tumodifiye aba nabahuje hari abahuje mukicara mukamukanya mu modifiye mwongera mugasubiramo ngo mureko kuri umugabanya gasereri wapi none ugashiduka uri muri muwe y'ibikenewe atarakugera mu ntoki kera ukaba wagiye munsi ya 0 ruvangura yafite mu ntoki ariko mu bikorwa ntagize gute ntayo ufite kuko muri umuntu ntacyo afite n'umureka ureke nyoko ureke mama basi ndabasiga mbeho gende ntabwo bishoboka yakwicara agasanga ntatera imbere ibyo ntabyumve rero turaho dusabe iyo nyatsi nayiveho dusenge Imana yego naho turi tugana ku musozo kugira ngo Imana njya nkunda ijambo ry'umugabo mbere ko dusoza ngo Yakobo yabwiye Sawuli ati nari nkuzaniye kimwe cy'amatungo n'ibindi byose aramubwira ngo ufite ibimpagije nta mpamvu mu rumuna wanjye tukeneye abantu bagira ibibahagije adakwiye guteza ngo jera zahembwa ryari kandi abantu bakeneye amafaranga kuri we ntibari gutariki yo guhembwa bahora bayikubaza ngo tubenyira taki bafite taki kurusha uko njyewe nyifite ati yayampaga kuri 5 none zarenze yabaye gutwaza kandi nawe suko utayahembwa ahubwo wayafashe ariko ugiye kuyabara usanga bikanga ntabwo biri kuvamo ba mugani wa nyakwigendera Theogene mibari kabyari bihekana cyane uko bubona ifite ibihekana ukavuga ubwo icyo ukora ni icyo urahumiriza ugakemura ibisigaye birukareka ariko ubwo buzima tukaburambamo ariko dufite Imana ibasha kubihindura nicyo twavuze ngo ubumwe bw'abera ministries afite kandi uko niko kuri ko buzima munagahindura ibyo abandi bantu batinya kuvuga basasira hejuru ngo iguhaye umugisha ngo iraje
uracahe ko hari amahwa uwo mugisha uraza hari amahwa ibyo byagushije imitima ya benshi ari byo by'ibi ngibi turi kuvuga kubwira abantu ngo iraje ibigenza neza ntibigenza neza ugategereza ngo ibigenza neza ugaheba kumbe hari amahwa hari amabeto kandi ibyo byose bihome hari ibyo twashyiriweho n'ababyeyi biba bigomba kuva mu nzira mu izina rya Yesu turatangaza ko hari impamvu zo kuvaho baduhamagare dusengane biveho ariko birababaje reka twihanganisha uri muri iyo situation ko bishobora guhinduka twihanganisha umudamu bashatse kubera ko ngari impfubyi tuzabona aho ahungira twihanganisha umugabo wicuza impamvu yashatse muri urwo rugo twihanganisha umugore ubayeho nabi twihanganisha ngo humura twihanganisha umugabo uhobera ihwa umugore upfumbase inkota mu mutima twihanganisha umugore uhetse impyisi mu mugoyi ukamuruma twihanganishe umuntu wese uwumvaga ati ninubaka urugo nzaruhuka akarushaho kuruha ni igikomere ati Imana nemeye ntinyemerera divorce n'umuco wacu ibi ntibibaho reka nihangane ngerageze none kugerageza kwawe ugeze ku mwisho wo kumva unaniwe rwubaka ku gahanga komeza ugerageze Imana ibaha umugisha Imana ishobora byose amen